Kwisuganya, kugarura imbaraga no kurwanya kwiheba nibyo byaranze Dr Frank Habineza n'abayoboke b'ishyaka rye riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu. Uyu mukandida yabonyemo 0 n'ibice bike, nyamara ngo yarakoresheje imbaraga z'umurengera mu bikorwa byo kwiyamamaza. Nyuma y'amatora tumaze iminsi twisuganya ndetse twishakamo n'imbaraga kugira ngo turebe ukuntu twakomeza ibyo twatangije. Murabizi yuko nyine amatora uko yarangiye ntabwo twatsinze kandi twakoresheje imbaraga nyinshi cyane. Bamwe bari bakisemo intege ariko turabakomeza, ndetse natwe twari twakisemo intege ariko tuza kongera kwikomeza kuko twasanze nyine tugomba gukomeza ibyo twatangije cyane cyane kugira ngo ibyo twifuriza abanyarwanda bizasubire kugerwaho. Frank Habineza avuga ko ingengo y'imari y'ibikorwa byo kwiyamamaza iri mu byamugoye cyane ku buryo amenshi mu mafaranga yakoresheje mu bikorwa byo kwiyamamaza yavuye mu mufuka we bwite, ibintu byatumye anagwatiriza imitungo ye. Kugomboza iyo mitungo n'indi ngingo Frank Habineza avuga ko ashyizemo imbaraga nyuma y'amatora. Nta na meya tugira, uretse na meya na gitifu umurenge tugira. Uvuge ngo ari umuntu ubona umushahara ufatika yatanga umusanzu mu ishaka, ku buryo usanga twagerageje gushaka amafaranga mu bantu byarananiranye ku buryo byabaye ngombwa yuko yose nishakaho hafi 99% nishakaho. Ubwo nasanze n'imitungo yanjye ubwo tubirimo nyine, ariko bizarangira turizera yuko bitazaduca intege, ariko byatugoye cyangwa biravunanye. Ibi ariko ngo ntibibuza Frank Habineza n'ishyaka Green Party gukomeza ibikorwa bya politiki. Iri shyaka ngo mu minsi ya vuba rigiye kuzenguruka igihugu cyose ryamamaza amatwara yaryo mbere yuko amatora y'abagize inteko ishinga amategeko aba. Ni amatora Green Party ivuga ko izitabira nta kabuza. Ubu tumaze gutegura gahunda yo kuzasukongera gusura uturere twose 30 kuva mu kwezi kwa 10. Zasubira mu turere twose aho twaciye hose dushaka gucyayo, tugenda dusuhuza abaturage ndetse tukora amahugurwa n'abarwanashyaka bacu, dushaka n'abandi bashasha. Iyo gahunda tumaze kwitegura ndetse ndumva mu kwezi kwa 10 no mu kwezi gutaha mu bimwero bya mbere tuzabitangira. Iyo gahunda ni y'umwaka wose, tuzayirangiza mu kwezi kwa 6 ku mwaka utaha twitegura tujya mu matora y'abadepite. Frank Habineza wagize amajwi ya nyuma mu bakandida batatu bari bahanganye mu matora y'umukuru w'igihugu avuga ko ubona araribonye yakuye muri ayo matora yatsinzwe bwatumye hari ibyo we n'ishyaka rye bazakosora mu gihe baba basubiye mu ruhando rwo guhatana mu matora ayo ariyo yose. Twabonye experience nyinshi cyane. Igikomeye cyane nuko tugomba gukomeza inzego zacu z'uturere ndetse no ku mirenge naho zijeho ko twagizemo ikibazo mu ndorerezi, kuko twifuza ko twagira indorerezi ahantu hose. Ntabwo byadukundiye, twashoboye koza indorerezi 500 kandi nazo ntabwo twari twaziteguye neza ngo tuzihugure neza. No kuvuga ngo ubu experience twabonye nuko tuzabona umwanya wo guhugura indorerezi zacu hakiri kare, ndetse turebe ko nibura buri murenge haba hari indorerezi zihava. Ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Democratic Green Party of Rwanda niryo ryavutse rinemererwa gukorera mu Rwanda nyuma hari mu mwaka w'2009. Tito Dusabirema, Royal TV.